Yes, reka nongere ngusuhuze neza nshuti wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi, wowe tubana mu biganiro byacu uko bwije nuko bukeye. Nge ndi Prince Robert, umuhungu w'Imana n'abanyarwanda. Ngira umugisha kuri uyu munsi wa 17 muri ni mubohore agende nifuje kongera kuganira nawe. Urana yikurikirana yose. Tuheruka kuganira ku 8. Ya uyu munsi rero nifuje ko tuganira, ariko mbere ya byose maze dushyira imbere y'Imana hanyuma tuganire. Data ndagushima kuri Imana igira neza, uri Imana y'imbaraga, Imana y'ubutware, uri hejuru ya byose. Ngushimiye neza yawe n'urukundo rwawe, ngushimiye kugira neza kwawe. Nyemerera aya masengesho yo gukurwaho iminyururu n'akarande ukomeze gufasha abantu bawe, kandi ndagusabye ubaho ubwenge bwo kumenya no gusobanukirwa ijambo ryawe. Urakoze. Amen. 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 Abantu mudukurikiye mukomeze mugubwe neza kandi mukomeze mugire ibihe byiza. Ndizera ko muri abana natwe muri iki kiganiro tugisangire mutwohereza komanteri zigiye zitandukanye. Hanyuma uyu munsi nifuje kuganira ariko turi mu murongo wa ni mu mubohora. Yego. Iyo ugiye mu ishuri hari mu isomo rya psychology bagira igice cyitwa personality. Yego. Mu muntu habamo igice cyitwa amaraso. Amaraso agiye atandukanye, afite amagurupe agera muri 4. Hari abagira O, A, B na B. Yego. Bakagira n'amarezisi wenda negative cyangwa positive. Izo karakteristike zose zigenda zigira ibintu biziranga. Yego. Ariko hari ikintu nagezeho cyitwa umujinya. Abantu bafite amahubusiya agiye atandukanye kuri izo groupe mvuze bagira imijinya mu buryo bugiye butandukanye. Yego. Ariko se karande y'umujinya ibaho? Ya umujinya buriya ni karande. Ni karande cyangwa se kikaba igisigisigi gituruka ku mateka. Ku mateka ariyo handi dusoma mu maganya ya Yeremiya. Mu maganya ya Yeremiya ibice 5 atubwira ngo ba data bakoze ibyaha kandi ntibakiriho. Natwe turaha twikoreye ibicumuro by'ibyaha byabo. Abagaragu nibo badutegeka, ntawo kuduhoza uhari. Karande rero y'umujinya ni karande kandi mbi. Sibyo? Ni karande usanga aba ari mbi, usanga iba mu buzima bw'abantu ariko ntibayimenye. Ntibamenye iyi karande ngo ituruka hehe cyangwa se ngo bigenda gute. Umujinya ni ikintu gikunda gukoresha abantu, ugasanga umuntu yishe undi. Usanga ufugize umujinya, umurandura nzuzi. Ugasanga umuntu urasanga akoze ikintu cy'amajabu kabisa kidasanzwe. Ukibaza uyu muntu iki kintu agikoze gute? Ntabwo umuntu agira. Ugasanga umuntu ararakaye, araje amenaguye ibintu, araje big. Iyo esomye ijambo ry'Imana mu itangiriro, uyu mujinya ahantu turuka, urabona Yakobo. Yakobo Bibiliya ivuga ko yabyaye abana 12. Ariko buriya ntabwo ari abana 12 yari afite nyirizina, yari afite abana 13. Kuko buriya nyuma ya 12 hari undi mwana w'umukobwa witwaga Dina. Kubera ko impamvu atavugwa, Abayisiraheli bavugaga abana ariko bakavuga abana b'abahungu. Sibyo? Noneho rero muri uko kuvuga abo bana b'abahungu, Dina rero yari umukobwa wa Yakobo. Sibyo? Yego. Amaze kuba ari uyu mukobwa witwa Dina, iyo usomye itangiriro 34, yego, hakubwira yuko Dina umukobwa wa Leya uwo yabyaranye na Yakobo arasohoka ajya kugenderera abakobwa bo muri icyo gihugu. Uwitwa Shekemu mwene Hamori, umuhivu umutware mukuru w'icyo gihugu, akunda Dina. Amukunze amufata ku ngufu. Sibyo? Amaze kumufata ku ngufu aramukunda.
arangije atuma abagaragu be bati nimugende kwa Yakobo mu munsi abire dina umukobwa we inkwano zose bazanca nzazitanga. Ariko bigeze kwa Yakobo, Yakobo biramubabaza. Bigeze kuri ba Lewi na ba Labani birabababaza. Barababara cyane bati adufatira mushiki wacu gute. Noneho ngo baje ngo Yakobo arindira ko abahungu be bataha, ababwira ishyano ryagwiriye mushiki wabo, barababara babirwara inzika. Noneho rero uyu Shekemu ahageze arababwira ati umukobwa wanyu gutya na gutya namukunze, icyo munca cyose ndakibaha. Abahungu baramubwira bati nta kibazo, umukobwa turamuguha, ariko ntabwo twashingira umukobwa wacu umuntu utarakebwe. Mu yandi magambo, ntabwo twashingira umukobwa wacu umuntu udasiramuye. Wari umuco n'umugenzi Imana yahaye Abisirayeli n'ikimenyetso cyo. Donc Bibiliya, abantu mudukurikiye mutwumve neza, Bibiliya ni igishushanyo mbonera isezerano rya kera girishya. Ibintu bivuga mu isezerano rishya ni igicucucucu kiri, donc kirya kera ni igicucucu kirishya. Rero gukebwa wari umuhanga Imana yahaye Aburahamu. Ni nko kubatizwa. Voilà. Ni nkuko uyu munsi babatizwa. Noneho rero bati ntabwo twamushingira atagize gute, adasiramuye. Bemeza ko bari bujye kugira gute, kumusiramura. Ariko ibyo bakajya kubikora ari umujinya, bafite umujinya. Noneho uwo mujinya rero barawujyana, ariko noneho Bibiliya iravuga ngo bwari uburyarya. Babimubwiraga by'uburyarya byo kurenzaho, ariko umujinya wo bari bawufite. Rero muri uko kujya kumusiramura n'ibikomere n'iki, biravuga ngo bagira ngo bazamufatirane n'ibikomere babone uko bamwica. Barangije barabimukorera muri ubwo burwayi n'intege nkeya, baramufatirana baramwica. Bibiliya iravuga ngo bafata n'inka zabo bazica ibitsinsino. Umvishe umujinya? Tinyuka ute gufata mushiki wacu. Sibyo? Noneho byo birashira. Bigeze kwa Yakobo biramubabaza. Aravuga ati bana banjye icyo mwakoze ni kibi. Ariko wari iki? Wari umujinya. Yakobo nawe rero agira umujinya w'abana be. Sibyo? Agira umujinya w'iki? W'abana be. Amaje kugira umujinya w'abana be, abarakugendeye, ugeze mu itangiriro ibice byaho 49. Sibyo? Itangiriro 49. Haravuga ngo Yakobo ahamagaza abana be agiye kubahesha iki? Umugisha. Arangije umugisha, ageze kuri Lewi, umwe wayoboye, watanze igitekerezo cyo guhemukira. Arangije aravuga ngo Lewi warahemutse, nta mugisha ndi buguhe. Yego? Uzabe igicibwa, ubigicamuke. Yego? Ntiyamuhesha iki? Umugisha. Ageze kuri Labani, sibyo? Nawe ntiyamuha iki? Umugisha. Kandi yari imfura. Sibyo? Umujinya rumva bamukoresheje. Yego. Amugezeho ntiyamuhesha iki? Umugisha. Umujinya utuma atamuhesha iki? Umugisha. Rero arakugendeye abyara Mose. Sibyo? Amaje kubyara Mose, Bibiliya iravuga ngo Mose arakura, akurira kwa Farawo. Amaje gukurira kwa Farawo, aragenda, igihe kiza kugera Mose nawe akurana wa mujinya. Bukeye asanga umunyegiputa arimo arwana n'umunyayisirayeli n'umuheburayo. Arangije Mose aramukubita aramwica. Amaje kumwica amuhamba mu mucanga. Bukeye nanone aza gusanga umunyegiputa nanone arimo atongana n'umuheburayo. Abaragiye ati murimo murapfa iki basha? Ubwo ashobora no kuba yarajyanye umujinya nabwo. Murimo murapfa iki? Umuheburayo amubaza ati ariko sha, ninde wakugize umuyobozi wacu bundi? Ubwo urashaka kunyica nkuko wishe wa munyegiputa? Mose ati kabaye.
nari nzi ko ntawe undeba kumbe mwarabibonye ubwo ndimo ndavuga karande y'umujinya kugira ngo yumve. Hari abantu bagira karande y'umujinya ugasanga karande y'umujinya imubujije akazi, karande y'umujinya ikakubuza amahirwe, karande y'umujinya ikagutera guhita ufata umwanzuro w'ako kanya kubera ko ufatiye umuntu mu ikosa ritoya ritanafashije, duhita dutandukana. Njyewe umusindikazi, njyewe ntabwo ari uko tumera, uzabaze ntabwo ari uko tumera. Hari abantu bagira imijinya utamenya ahantu ituruka. Mose barahunze ajya mu gihugu cy'Imidiyane, Ethiopia y'ubu, arangije aragenda abayo kwa Yetiro, ajya kuragira, aba umugaragu waho, ari naho yakuye umugore. yego. Mose Imana iza kumuhamagara, ndimo ndihuta cyane, imajije kumuhamagara. Murabizi uburyo yazanye Abayisiraheli, akazana nabo. Umujinya watumye Mose atagera i Kanani. Ndabyibutse abakuzana amategeko agasanga biremeye iki kimasa. Nuko ngo abaragiye ari iminsi 40. Buriya Mose niwe Bibiliya ivuga ngo yasenze amajoro 40 n'iminsi 40. Bibiliya ivuga kuri Yesu ivuga ko yiyirije, sibyo? Yesu yariyirije, ariko Mose we yasenze iminsi 40 n'amajoro 40. Nusoma Bibiliya neza niko ivuga. Noneho avuyeyo asanga, sibyo? asanga Aroni yabaremeye agaka k'izahabu bari gusenga. ari gusenga, aturandorera umujinya uburaje, abashenzi mbona mugatinyuka, muzi uburyo byangoye nk'abaturage mwe. Arabatuka ibitutsi bishoreranye, abarekuye ya mategeko, ayakubita hasi, ngo ubutaka burasama. Ngo icyo gihe hapfuye abantu bagera nko ku 3,000. Imana iti se Mose bigenze bite? amujinya urazamutse. Bigenze bite? Imana iti noneho rero igihano nguha, ongera usubireyo. Buriya Mose yasenze iminsi 80. turutse ku mujinya. Buriya mu gutegeko kwa kabiri araho Mose agera akavuga ati mwaranduhije, mwarangoye, mwaramvunnye. Asubwo nibo bamuvunnye cyangwa n'umujinya ni karande yamugendaga sekuru Yakobo. Noneho ubwo ariko uri kubivuga nkabikuru wowe ndasubiye inyuma. Buri uzi ko mu bintu byatumye Aburahamu atandukana na Setera, n'umujinya nawe urimo cyane. Ngo yaragiye ngo arangije ngo yitegereza se, atari kubundi ubupapa n'ikihoni, ngo kuvuga ngo Imana nk'izi ngo zikora ibitangaza, ngo abafashe icyambere arakimenagura, amenaguye icya kabiri. Noneho isaje aramaze ati ibi bintu wakoze ni ibiki ko wamenaguriye Imana? Ngo baramubwira ati zarwanye zirangije ziramenagurana. Isati ndasize wacyana w'Imana, ndasize nizibasha kugenda. Bibiri mu bintu byatumye uwo mujinya, kandi Imana ikorana n'abantu ntago yita ngo kumijinya. Urumva na Mose gukorana nawe, nacyo cyatumye Imana ihamagara bate, ariko uyu muntu nubwo yabikoranye umujinya. Buriya proje y'Imana ku muntu, buriya proje Imana igufiteho itari yarangira, ntabwo uzapfa, sibyo? Ariko umuntu Imana yemera ikavuga ngo ndakuretse genda, nuko nta mumara ibiki mumubonamo, sibyo? Aba yabaye expired. Nuko uvuga ngo ubwo yabaye expired. Nuko ngo akenshi hari uburyo bubira abantu batahamo. Hari uburyo umuntu ariganywa na Satani agapfa akagenda, ari byo twita gukenyoka. Noneho hakaba n'ubundi buryo ugenda ariko proje y'Imana igize gute yarangiye kuri wowe. Urugero, Mose buriya yarapfuye aragenda, ariko icyatumye Mose agenda nuko Imana yari muri aho gatamaze gukayuka, n'imishinga nakoranye nawe irahagije. Ngwino rero
usubiye inyuma kuri Aburahamu buriya nawe nzawubabwira hari ikintu bita umugisha w'abana b'imfura buriya ni karande nayo ni ikintu gituruka kwa Aburahamu mwereka uruhererekana abana b'imfura batabonye imigisha na bugingo n'ubu iyo karande ikaba ikigenda ku buzima bw'abantu no kwamburwa umugisha kandi uri umwana w'imfura turuka kwa Aburahamu ku mwana we bita Ishimayeli umwana we w'imfura ntabwo yahawe umugisha kandi yagombaga guhabwa iki umugisha ariko umugisha arawamburwa tuzabivugaho noneho rero uyu Mose abasubiye gusenga none ibyo bisata bya mbere Imana yari yabimukoreye riramubwira ati noneho ikihano nkurikije uko nakubonye ubyibarize sibyo Mose rero arongera bukeye babura amazi mu butayu Imana iti rero genda ukubita igitare kiravamo amazi kubera umujinya Abayisiraheli bamuteye aragenda igitare aragihondagura popo kubita kabiri amazi abaraje iyo ni icyaha akoze noneho yongeraho ikindi cyaha gikomeye cyane kubera umujinya ahamagara Abayisiraheli ati mwa bwoko mwe butagonda ijosi njye na mugenzi wanjye Aroni tubasha kubakurira amazi muri iki gitare mu kanwa yiyitiriye igikorwa cy'Imana Imana iti nkore poroje uyiyitirire rero uyu mushinya Imana iramureba iravuga iti umaze kurengera Imana iravuga ati ngwino nkwereke dore cya gihugu ngikiriya ariko ntuzagira gute dore kubera uyu mujinya reka nkwereke kandi watanze urugero rwiza hari abantu bibuza amahirwe kubera umujinya umuntu akaba n'urugero wenda yakoraga ahantu umujinya ukamutegeka kukwiga guhangana na bosi kandi bosi ntajya ahanganwa dore ikintu ukuntu ibintu bimeze hari umudamu umerutse gusengera ejo bundi musengera kuri icyo kintu dusengana Imana yarahukanye sibyo kubw'umujinya nyine yatonganye n'umugabo barimo batongana ati njye deja nta nubwo naje kugira ngo nteshe umutwe nangaha dutonga nta n'ikintu bapfuye kinini cyane abarazinze aragenda agira ngo umugabo azaza kumutwara yarahavuye ku munsi wa kabiri umugabo yari yazanye undi agabo nawe baratwika bavuga sibyo yari yazanye undi rero iyo tuvuga iki kintu yari ari kuri lista ari waiting list iyo tuvuga iki kintu wenda urabona shobora kuba turimo duseka ariko iyi karande yitwa umujinya akenshi usanga sogokuru wawe yaragiraga umujinya papa wawe akagira umujinya ugasanga neza bibaye uruhererekane nawe urawugira n'akana gato hari utwana dutoya njya mbona abantu ukabona umujinya gafite wari uzi ko hari umwana bigeze kunzanira ku rusengero musengera Imana yateye icyuma mama we akana gafite umwaka umwe kubera iki mama we bari barimo bahata imbuto umwana mama we amwambura urubuto yari afite mu ntoki mukuru umwambura akana gahita gafata cya cyuma bahatishaga pa kuboko kubera umujinya mwarangiza ngo abana ngo nabakirane rero umujinya karande y'umujinya iba ku buzima bw'umuntu kandi ikindi no mu rusengero nabwo ujya ubona umuntu akigisha ariko wajya kubona ukabona afite umujinya hari abantu bigisha bafite karande ugasanga arigisha agatukana ugasanga mwabigoryi mwe muzapfa mwanza gukira mwanza gukizwa ugasanga bavuga ngo mwampene mwe urumva muko mukanuye nk'ibikeri dore uko mukanuye nk'ibikeri uriya ntumurenganye iriya ni karande iriya ni karande y'umujinya sibyo ni karande y'umujinya arimo aratsikamirwa n'amateka afite ikiziriko kimuziritse cy'amateka kitari cyacika najyaga mbibona kera tukiga nka za primaire umugabo akava mu rugo yashwananye n'umugore karande ikamupushinga kuza kutwendereza nk'abanyeshuri kandi tutararanye nabo cyane sanga afite umujinya udasanzwe arakubita niba ari umwana wajya gukubita akatuvuga ngo ni bato buzure nubwo twindaga gukora ikosa iyo abaga kuri wa mbere sava yagukubitaga kamwe ariko kuwa gatanu
je veux les battre 5 bateaux vous aurez sindi sahatari rero iyo karande iyo utayirwanyije kandi mureke mbabwire iyi myuka akenshi iyo tubivuga gutya abenshi babyibonaho bakabyumva ariko agashaka uburyo yakira akabibura wamubwira uti ngwino tugusengera Imana ubohoke akakubwira ngo nakiriye Yesu ariko nkuko turi mu cyanditswe kiri cyanditswe twatangiriyeho kiri muri Yohana 11 ngo Yesu asanga Lazaro arangije Yesu aramubohora. Yesu ni ubohora sibyo? Yesu ni ubohora ariko abohora ubugingo abohora imitima ariko iyo bigeze ku kuba hari ahantu wabohewe birasaba ko Yesu akoresha abantu kugira ngo bakubohore. Nuko ngo niba waraboshywe n'abantu ugomba kubohorwa n'undi muntu. Nuko ngo Lazaro nawe rero ngo Yesu yavuze ati ndakuzuye nkuko natwe yatuzuye sibyo? Ariko ikibazo ahantu kiba ugeze maze kuzuka sanga urahambiriye. Arega impamvu abantu badukurikiye mu byumve neza hari imirimo iba yarakozwe na Kristo mu muntu akamubohora yarayirye kazanga ingaruka z'abantu bari baramuboshye n'ubundi birasaba ko aribo baza kubohora. Nese umuntu akumanitse ikariso yawe imanitse mu giti hejuru mu giti cy'umuvumo harapfunditse aravuga ati ntuzigera ugira gute ushaka uragiye urabatijwe ibya kera birashize uwo mutongero uracyahari bisaba ko hazira umuntu ukubwira ati nyamara itariki zinizi wari uzirikiye ahana turashaka ko hakenerwa umuntu ujya ku isoko yaho ibyo bintu byatangiriye sibyo? Hakenerwa umuntu ujya ku isoko yaho ibintu byatangiye. Wenda tunasoza tugana ku musozo agira ngo mbabwire ngo uyu mujinya uyu mwuka w'umujinya nutawurwanya ngo urwanye sibyo? Uyu mwuka nutawurwanya Bibiliya mwitangiriro kuko uyu mwuka urakura uyu munsi utangira ugira umujinya utongana, ejo ukagira umujinya ugakubita urushyi, ejo ukagira umujinya ugakubita inkoni, ejo ukagira umujinya ugakubita ikibando, ejo ukagira umujinya ugafata umuhoro. Bibiliya iravuga mwitangira ngo mwitangiriro baravuga ngo ya nzoka igira gute isanga Eva iramushuka ariko igeze mu byahishuwe ntabwo ibikitwa ya nzoka yahindutse cya kiyoka cyarakuze gitangira yari ya nzoka aho kimaze gutwikira muri social media yayo cyabaye ari uruyoka cyabaye ikiyoka rero n'uruyoka ahubwo rwarenze kuba uruyoka. Rero uyu mwuka urakura byabaye ibiyoka ahubwo yudasengewe yudaje ngo wigere umutambya gusengera Imana wumve ko kandi ikindi karande ntabwo bayisengera karande barayirwanya. Intambwe ya mbere niyo kuyimenyaho, ya kabiri ugatera intambwe yo kugana abatambyi gira ngo bagusengere. Ikindi mu buzima bwawe bwa buri munsi umuhanuzi wa mbere w'ubuzima bw'umuntu niwe ku giti cyiwe. Umuntu niwe wihanurira ubundi niwe wihanurira. Akenshi iyo tubasengera wageze aho dukora iki muri deliverance ni iki? Jyewe mu yo nkora deliverance nuko nzamura kwizera kwawe nkazamura amarangamutima yawe ko nkazamura ibitekerezo byawe kuko icyo nkoresha ni ururimi rwawe. Akenshi niyo mpamvu usanga umuntu akubwira ngo uriya ngafite abadayimoni ngo kuki yagiye ambwira ngo nsubiremo bino bintu bisubiremo nyine ubyivugire kuko ni wowe bikeneye kuko wowe pastor na karande mujinya ufite ntawo mfite wowe uje kureba pastor ni wowe ufite ahubwo wenda dusatira umusozo nk'uko wabivuze hari ikibazo mise nibaza navuze wenda nk'abantu b'abadoneri bakunda kugira bano bantu bafite groupe sangia bakunda kugira uno mujinya wihuse uterura mu masegonda make ku buryo ashobora guhita afata nk'ikintu n'igita kemera akaba yakirandura muri uwo mujinya ariko bigahita birangira vuba. Icyo gihe umuntu yabitandukanya gute na buriya nkanjye iyo karande y'umujinya nari nyiyiziho. Yego karande y'umujinya nari nyiyiziho cyane kagira umujinya w'amasegonda ariko umujinya w'amasegonda 5 ariko ibyo nakora muri ayo masegonda 5 kabari dandi kubera iki hahandi nanyuraga no ku rugi igikondo cy'urugi kikanyica ajya kuzana inyundo kagikuraho umva urwego rw'uwo mujinya
bivuze aba badoneri psychologique bagira wa mushinyu iyo karande gahekenye ku buryo yaguta utayimenyeho byagorana noneho njye kuyihishurirwa nigeze gutongana na pasiteri nakirijweho umushumba wawe umubyeyi wanjye wo mu mwuka sibyo iyi karande y'umujinya turatongana ntacyo kuko umara amasegonda kandi umushumba we nyine ni umushumba wakandeba ntacyo yambwiye kuko kumara amasegonda ntashye numva nakoze nabi nsubirayo njya kumureba umushumba arambwira ati rero ufite karande ntabwo ari wowe nawe si wowe ko yerekwaga ahita anyibutsa nigeze gusangira n'umupapa twese twanyweye antera umujinya ibiryo ndabimena abyumvishije aranyibutsa ati kiriya kintu nacyo wakoze ni kibi cyane rero iyi karande nutayirwanya yizakuyobora kandi aho ikuganisha ntabwo ari heza ndumva rero twasoza reka dusoze dushimira abantu babanye natwe mu kiganiro cyacu turi ku munsi wa 17 muri ni mu mubohora agende yego aha naho ndakeka hari umuntu ubohokeyemo arabohoka byanze bikunze nusubiza amaso inyuma uraza kumenya ibintu bigutsikamira uraza kumenya ibintu bikwicariye tuvugishe kuri izo nimero bakurekara ku bindi bisobanuro cyangwa se no kwifuza gusengana n'abashaka gusengerwa n'abashaka kubaturwa kuri uwo mujinya ngo ubaveho ndashaka imana ibahora ubuzima bw'abantu erega kandi iyi karande umuntu ayigira asenga wana igira usenga imana ibihishurire ikomeze ibereke mu maso hayo heza nababwiye ko imana batayigisha ahubwo irihishura imana ibihishurire pastor wakoze kubana natwe wakoze kutuganiriza no kuduha inama nziza zikomeye no kudufasha mu by'umwuka nawe be blessed amen ukurikiye wese ibiganiro byacu byo nakagaruka reka tuvuge ngo shalom shalom